Salama Buda. Meze bite? Amaye ku mayinite. Maritsa bayimana ku bukene bwateye. Mani kuri umukire wose waburana 500 mpa. Sha yabavuye. Tayo mwana. None se mani wayampaye kuri mama nimba yafite ko ndibuze kuyagusubiza. Sha ndakora mani ko nta n'urwapfumutse ngewe. Amafaranga se niyo wabuze ko njya mbona wowe uri umukire wampayeho mani wowe ufite n'akazi. Nta kintu nakize mani dusutema mba nambaye mani nabanyakwiye sinabura n'icyatanu. Basi yanyoreze kuri mama witubisoza. Nari bimana imbwira nimero yawe mfe kuyaguha. 079 079 14 14 380 28 handitseho Abu Dhabi. Shasa urakoze mani mayinite nari nyakeneye. Ariko ndaguhaye nute yamba doza katijwe simani nta mikino ku cyatanu cyanje ngiye. Genda shagabanya ubugoryi. Amafaranga cyatanu se urabona ariyo nabura. Uretse njya mu Rwanda itanyaguha abantu ari kureka ibyo ngibyo. Gusa kubona birenze. Besuza ya marya mwana amafaranga. Cyatanu cyane mwana wowe ushaka kurwana nakuriga mabesiro. Ugize ngwi. Abana polisi mamagara ko ukagisa kwa mjya ugiye ko uragasoma bya hano mu gacura amatoka we. Genda amafaranga cyatanu. Uyakorera umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu utarahembwa. Nyamara amafaranga ndagu. Amanite ngwase gahita ngoreza amafaranga. Kiza kuri telefone yawe wereka. Ntabwo navuga telefone. Kiza kuri telefone yawe. Amanite ni cyatanu. Uranze kuri telefone yawe wowe. Nakwiyana. Gamba amafaranga yawe. Ganga genda amafaranga yawe ndaje. Ngiye guhamagara bagenti bose. Genda ndaje ndaguha mu kanya. Ugize amafaranga yawe. Genda. Ndakuzanya mu kanya. Oya wana ntako hagenda. Ndakuzanya. Ugize ngwi. Bete ndaguha cyamaye kuri mama se kandi ngende mu Rwanda ndaje nyaguha. Cyane yiti kuri nawe. Garantite sha yo gacese. Aguma ku murongo nyine nzajya nguhamagara. Nawe uzajya umpamagara. Uzajya umpamagara nyine nkubwire nandi makuru meza. Gushagiye rero bijya kuri telefone kuva mu gitondo amasaha 17 yose kuva tondo kugeza isaha. Nta nakantu urakora ngo gutereta mwana ibyo bintu ni ibiki. Amasaha 7 yonyine uvuye kuri telefone kandi amanitara yanjye ibyo birakureba wa musaza. Urugo kwa rurwanye ngomba kureba uko nshatse shawe ubundi bite bya. Nanjye angane wacu nakibyo wabizanaho rero. Dukagacese. Funga umutwe. Wapi papa ni wowe biteranye ntabwo mfunga umutwe. Ubu ngiye kugukubita ku buryo wicuza. Papa wambabariye irya none ko ntazongera.